insigamugani aho Karago Usize Akabando Kawe. Ese wari wabona umuntu ushaka kwigira nyoni nyinshi nyamara ibyo byamenyekanye akaba wa mwana wishaga bagenzi bagapfuka mu maso kandi agaragara wese? Ngwino wumve kandi ubwo nasobanukirwa imvugo nziza ibwirwa umuntu uri gushaka kwiyoberanya akaba nk'ushaka gutwika inzu agahisha umwotsi kandi ari cyo kimenyetso. Ruhararamanzi w'Ibyumba yafatiwe ku mugore w'abandi, ariko ibyabaye nyuma n'urwenya ruvanze n'inyigisho. Nyirurugo ari we Bushaku yamuhaye inzoga barasangira bakiri aho ngaho. Ninde mugabo se mu kiragano cya none wabasha kwihangana ka Bushaku waciwe inyuma n'umugore we? Tuzi ko hari benshi bafite ishyushyu ryo kumenya insigamigani zo mu Rwanda n'ibirari byazo. Ubu rero njye gacamigani kakandi kanyurangabo kanyarwanda kazira gusobanya n'ibirari tubashyize igorora ni mwimaramaniga. Ikaze mu isi y'umuco nyarwanda, amateka n'ubuvanganzo nyarwanda, aho twe twahisemo gusigasira amateka n'umuco nyarwanda ngo twimakaze ubupfura, ubumwe n'indangagaciro za kinyarwanda, tutirengagije ko uko isi iri kurushaho gutera imbere ariko bamwe barimo gusiga gakondo bakirundiramo imico mvaburayi baba babizi cyangwa se batabizi. Umuco ni ururimi, ururimi ni umuco. Ese mbibutse ko agahugu katagira umuco gacika. Singa wavuze ko utazi yava atamenya niyajya. Mbaye ikaze uhanya kugira Imana. Murahariko Banyarwanda banyarwandakazi, nongeye kubaramutsa, nimugira amahoro, Imana n'amafaranga. Ngewe baramutsa ndumusizi rutikanga rwogoga bicumanwa amacumu acanye mudatengwa biteka singwa birasingwirwa n'urugwenda zibikira ndika gapfubyi karirwa n'utundi. Ibirari by'insigamugani aho Karago Usize Akabando Kawe. Iyi ni insigamugani tugiye kuganiraho uyu munsi. Ese haba hari aho wigeze kuba wayumva amambere? Uyu mugani bawuca bacira umuntu amarenga banga kumumwaza kucyo yirengagije, nibwo bamubwilira mu kinyabupfura bati aho Karago Usize Akabando Kawe. Wakomotse ku magambo Bushaku Bwishaza, ubwo ni muri Kibuye, yabwiye Ruhararamanzi w'Ibuberuka, ubwo ni muri Byumba, amufatanye n'umugore we mu bulili, abaguye gitumo. Nuko babuze uko babigira, nyamugore yashyize mu nshuti we mu Karago maze aramusohokana, ariko Akabando yaje yitwaje gasigara mu nzu. Ibi byabaye agana mu mwaka w'1900. Uti byagenze bite rero? Aba bagabo bombi babiri, Bushaku na Ruhararamanzi, baruzuraga cyane bikabije kandi bombi ngo bakamenya gusetsa. Bari mu mutwe w'ingabo za Rwabugiri zitwa ingangura rugo. Bukeye Ruhararamanzi akajya yunjikana n'umugore wa Bushaku akajya amwoherereza intashyo rwihishwa. Ngo rimwe rero Ruhararamanzi agenderera Bushaku, ageze asanga adahari ariko yagiye bugufi. Nuko yiganira n'umugore wa Bushaku rero, ngo bigeze aho ngaho anamusaba ko baryamana. Nuko muka Bushaku rero aranga, ariko ngo yabitewe nuko yarazi ko umugabo watagannye kure. Nuko icyakoza nkuko bivugwa ko abakera koko bagiraga ubuntu, muka Bushaku yasezeranye Ruhararamanzi ati uzaze maze kabiri hari aho azaba yazindukiye hakure. Ubwo yabaraga umugabo we. Ruhararamanzi arataha asiga atumye uwo mugore ngo amubwirire umugabo we ko yaje nahamusange. Nimugoroba rero Bushaku aratunguka, umugore amubwira ko Ruhararamanzi yaje ariko ntahamusange, ariko rero ntiyamuhingukiriza ko azagaruka nyuma y'iminsi 2 kugira ngo Bushaku atazagungira akaguma aho ngaho iwe maze isezerano rigapfa, mbese gahunda yagiranye na Ruhararamanzi gapfa. Ya minsi rero 2 ishize, Ruhararamanzi araza asanga Bushaku yarazindutse koko, ariko ubwo ngubwo Bushaku yageze mu nzira ararwara maze yanga kuzindukana indwara, arakimirana aragaruka iwe. Hagati aho ngaho Ruhararamanzi aganira n'umugore wa Bushaku, bimaze akanya baheza bari aho ngaho bose bajya kuryama. Haciye akanya abari ku irembo babona Bushaku aramuje aragarutse. Umugaragu w'umugore abonye ko rero aza gusanga Ruhararamanzi aryamye, yikanyira mu rugo ahagarara mu muryango maze aburira nyirabuja ko umugabo waje. Muka Bushaku abwira Ruhararamanzi ati igumira hanga ku bulili ndamurindagiza, ninsohoka mutware mu Karago. Dore ko kera rero nta mugore wo mu bakomeye wasohokaga atitwikiriye Karago. Nuko Bushaku araza maze asuhuza umugore, amubwira nuko yageze mu nzira akananirwa maze akigarukira. Umugore rero amuha inzoga maze baraganira
ariko amurindagiza birumvikana. Naho Bushaku rero akaba yakibutsa akabando iruhande rwe arakitegereza asanga ari aka Ruhararamanzi inshuti ye, ariko arenzaho arabyihorera. Bigeze aho Bushaku agana haruguru maze ashyira Ruhararamanzi mu karago, bajyamo bombi aramusohokana. Bushaku nawe kugira ngo amenyeshe Ruhararamanzi ko yamumenye, yamenye ko yamwinjiriye mu bwatsi, dore ko bombi basetsaga cyane, maze yivugisha mu marenga ati, aho gakarago wagenda wagira usize akabando kawe. Aha ni nkaho yakamubwiye ati rero erega naka wisiga ikikuranga nabimenye ko ari wowe. Ruhararamanzi rero byumvise aratwarwa maze akubita igitwenge. Bushaku nawe bibuko nguko. Ruhararamanzi ava mu karago maze bararamukanya, baricara banywa inzoga babimburira ibitwenge. Na wa mugore rero hari nawe ari kudagadwa, ariko Bushaku ntiyabyitayeho, asa n'ubizimanganya kuko yari inshuti ikomeye na Ruhararamanzi wamwinjiriye mu bwatsi. Kuva ubwo ngubwo rero abanyarwanda baba babonye umuntu ushaka kwigira nyoni nyinshi, nyamara ibyo byamenyekanye bakamubwilira mu marenga banga kumumwaza bati, aho Karago Usize Akabando kawe. Gusiga akabando kawe ni ugusiga ikikuranga. Nguko uko Ruhararamanzi yazize inkoni ye, cyekoza amahirwe yagize nuko yasanze azi gutera urwenya cyo kimwe na mugenzi we Bushaku, maze bakabigira ibisanzwe niba biremereze cyane, ahubwo bakicara bakisangirira inzoga bakaganira y'abagabo. Ngaye nguko rero insiga mugani nk'izi ngizi nakagaruka, wibuke gukanda subscribe wowe mushyashya ujangaha, ukande like, usiga igitekerezo ngo muri comment box. Niba ari n'insiga mugani ifuza ko tuzagusobanurira, tuzayisobanurira rwose nta shiti. Wibuke kandi gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo umuco nyarwanda ukomeze usigire nta shiti. Ndabakunda cyane, ni umusizi rutikanga rwogoga bicu.